burakeye tugende tujye gushaka ubugingo, burakeye tugende tujye gushaka ubugingo, munyabyaha tugende tujye gushaka ubugingo, burakewe tugende tujye gushaka ubugingo, burakeye tugende tujye gushaka ubugingo, musambanyi tugende tujye gushaka ubugingo, nibone tugende tujye gushaka ubugingo, munyabyaha tugende tujye gushaka ubugingo, isaha irageze tujye gushaka ubugingo, yewe munyamoko tujye gushaka ubugingo, yewe mwibone tujye gushaka ubugingo, mutinganyi tugende tujye gushaka ubugingo, burakeye tugende tujye gushaka ubugingo, yewe munyarwanda tujye gushaka ubugingo, yewe munyafurika tujye gushaka ubugingo, burakeye tugende tujye gushaka ubugingo, hayi burakeye tugende tujye gushaka ubugingo, muhimbagi tugende tujye gushaka ubugingo, muhanuzi tugende tujye gushaka ubugingo, burakeye tugende tujye gushaka ubugingo, burakeye tugende tujye gushaka ubugingo, impande zose we burakeye tugende tujye gushaka ubugingo, isaha irageze tujye gushaka ubugingo, isaha irageze tujye gushaka ubugingo, yewe wize tugende tujye gushaka ubugingo, yewe ukomeye tujye gushaka ubugingo, yewe munyange sombi tujye gushaka ubugingo, yewe munyabinyoma tujye gushaka ubugingo, yewe tujye gushaka ubugingo, kubereka igihe kiraje kandi kirasohoye, burakeye tugende tujye gushaka ubugingo, kanguka kanguka tujye gushaka ubugingo, kanguka va muri byo tujye gushaka ubugingo, haragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro, hayi haragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro, haragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro, haragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro, haragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro, karahiye karahiye akazu ka dayimoni, ubuturo bw'Uwiteka bwamaze kuhagera, haragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro, karahiye karahiye akazu ka dayimoni, ubuturo bw'Uwiteka bwamaze kuhagera, karahiye karahiye akazu ka dayimoni, ubuturo bw'Uwiteka bwamaze kuhagera, haragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro, haragowe abibone banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro, haragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro, ngiyi isaha irageze baragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro, mwe batinganye namwe haragowe, mwicare muzi ko mwicaye hejuru y'umuriro, yemwe banyamoko namwe muragowe, mwicare muzi ko mwicaye hejuru y'umuriro, yemwe mwiyoberanya barozi muragowe, mwicare muzi ko mwicaye hejuru y'umuriro, isaha irageze yewe isaha irageze, mwicare muzi ko mwicaye hejuru y'umuriro,
amazi abatunga arashize, umwuma ugiye kubaho mwinshi we. Haragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Karayiye karayiye akazu ka dayimoni, ubuturo turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Bakunzi bacu mudahwema kudukurikira hano kuri Prophet Daniel 1. Imana ibaha umugisha, turabakunda cyane. Namwe mwakoze subscribe, mudahwema kudukurikira uko bwije nuko bukeye. Imana ibaha umugisha. Babyeyi bangi bari mu bihugu bigiye bitandukanye bigize iyi si dutuyeho, Imana yaduteretseho, namwe Imana ibaha umugisha. Nange ndabakunda cyane, kandi ndizera ko Imana izakora iz'ubutwari, nitutagwa isari tuzasarura. Rero Imana ikomeza ibane namwe. Ngaragaye hano kubw'impamvu z'Imana, nzanye ubutumwa Imana impaye kugira ngo tubashe gusangira. Ariko mbere ya byose ndagira ngo tubanze dusenga Imana kugira ngo itubashishe muri aka kanya. Yonyine ubwayo ikora iz'ubutwari. Mbwira n'abantu mbiseguro kugira ngo mwihangane, mujye mureba ikiganiro mugisoze, ntimukajye mukireba ngo ntimugisoze. Ni akantu nayishuriwe. Satani hari igihe atega abantu nka kurya bategera mu rusengero, ugasanga umuntu ari mu rusengero atashye amateraniro atarangiye. Namwe mujye mureba ikiganiro cyose mugisoze, biba byiza kurushaho. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana mbere yuko twinjira mu butumwa. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana rubasha, wowe ushobora byose, wowe ubana natwe igihe cyose. Ndagushimiye uyu munsi wa none kuri kumwe nange. Ndagushimiye kunteretse hano imbere y'izi kamera. Uhabwa icyubahiro kubw'umugambi wawe. Ngaho ngwino ubane natwe kandi ukora iz'ubutwari, ndetse ukora iz'imbaraga. Abagiye gukurikira ndetse no kumva ubutumwa bwiza, ntibumve ngewe ahubwo bumve wowe, kandi ntibabone nge ahubwo babone wowe. Mpinduka igikoresho cyawe, nawe ukorere muri ngewe. Uretse gukora kwawe abari kukugaragara, abari mu Rwanda, abari i Burayi, ku migabane igiye itandukanye igize iyi si dutuye, ureke bose bumve icyo wagambiriye kubabwira. Mpinduka igikoresho cyawe, nawe ukorere muri ngewe. Kugeza uwa mbere muri byose mukiza, kugira ngo wigaragaze, ukora ibidasanzwe, kuko uri umunyembaraga. Haleluya. Yego debrevoze nekia Chandro dema, ndagushimiye ngo ngwino ukora iby'imbaraga kandi ukora ibidasanzwe. Ukomera kwawe abari ko kugaragara, ngo wahe icyubahiro, kuko ubereye mwiza bagutegereza, kandi kuko uri ubugingo bw'ugushaka. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Baragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Haragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Haragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Imana ibaha umugisha. Nari ndi gusenga, ijwi ry'Imana rirambwira ngo mbwira umuntu wese abe maso. Nagiye kubona mbona igiti kinini cyane, ariko mbona icyo giti kiguye mu buryo butunguranye. Ariko nabonaga abacyugamaga mu izuba ari bakeya,
ngiye kubona mbona cya giti kiraguye, barya bake bacyugamaga mu izuba mbona kirabagwiriye. Munyumve neza, ijwi ry'Imana rirambwira ngo mbwira umuntu wese abe maso, kubera ko hari ibihe by'impinduka bitigeze kubaho bigiye kuboneka. Ikindi Imana irambwira ngo mbwira abanyabyaha bahindukire. Hari abantu bambwira ngo Imana igutuma buri munsi. Impamvu Imana intuma buri munsi nuko ari ugushaka kwayo, kandi ikindi nanjye mba mpora imbere yayo kugira ngo mpore numva icyo Imana ishaka kubayo. Kandi ijambo ryaravuze ngo abikunda bose irabacyaha ikabahana. Imana irambwira ngo umuntu wese nagira umwete wo kuyegera kandi abe mu mwanya wo gusenga. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ije guhana inkozi z'ibibi. Kandi ikindi Imana irambwira ngo nyuma y'ibyo nagiye kubona mbona icyo giti kiraguye kigwiriye abantu. Ngiye kubona mbona aho cyari cyicaye cyangwa se gishinze, mbona hashibutse ikindi giti gitoshye cyane. Mbona kise kimeraho imbuto, ariko nabonaga ari imbuto nziza cyane. Ngiye kubona mbona abantu benshi, nabonaga ari benshi cyane, kuko wafata ibihugu nka bingahe, mbona baje kugama muri icyo giti. Ijwi ry'Imana riravuga ngo Uwiteka hari uburyo agiye gutanga umunezero, kandi ikindi hari ibintu agiye kubanza gutsenzura. Hari umuririmbyi wavuze ngo uzaza ryari mucunguzi, ngo wime bwa bwami budashira, ngo abapfiriye muri wowe ngo babyuke bagusanganire. Niko nabigereranya. Nabonaga abantu baje muri icyo giti gishyashya ari benshi. Imana iravuga ngo hari ibintu Imana ije kwigizayo ikazana ibindi bishya, ariko nanone abazabona ibyo bindi bishya Imana izabizanye si bose, kuko hari ab'igiti cya mbere kigiye kuzagwira, ariko hagashibuka ikindi kizamara abandi izuba ndetse n'amaganya byose, imbeho yose igashira. Ariko buri wese arasabwa kwegera Imana, arasabwa gukomeza icyo yamenye kugira ngo atariganywa. Ikindi Imana irambwira ngo abantu benshi barivanze, ndetse n'abitwa ngo ni abakomeye bafite uburyo bavuga izina ry'Imana rikaba ryahabwa agaciro mu isi, batoje abantu gukora ibibi. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ije gutsembaho ikizira ndetse na nyiracyo. Imana irambwira ngo abantu bose bagira umwete wo kuyegera basenge. Iby'igiti bivuyeho nagiye kubona nabonaga ari inyanja. Mbona inyanja ngari cyane, ngari. Mbona ya nyanja iri kuzura cyane. Abanyamwuka muze kudufasha mudusobanurire. Ngiye kubona mbona habonetse umuntu ufite umweyo ari gukubura, ariko nabonaga ari imyanda ari gukubura. Murabizi ko umukubuza akubura imyanda, akubura imyanda myinshi cyane. Nabonaga ari myinshi, ariko uyikubura mbona azengurutse igihugu cyose ari gukubura iyo myanda. Mbona ya myanda ayiroshye mu nyanja, inyanja irayitembana. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo
ije gukorana n'uwo yishimira. Irambwira ngo kandi ije kuzenguruka impande zose ikubura, kubera ko ari ikintu Imana igiye gukora. Igiye kurengera abanyamasezerano yavuganye nabo by'ukuri, ariko kandi ije gukubura inkozi z'ibibi. Nuko nabyumvishe. Ikindi Imana irambwira ngo uzarokoka muri abo barinzi byo kwizera azasigara bari inkuru. Kandi Imana irambwira ngo ntabwo izarinda umuntu utayifitiye umumaro, izarinda uyifitiye umumaro. Imana irambwira ngo umuntu wese nagira umwete wo kuza kuyegera yomatane nayo kugira ngo arindwe. Imana irambwira ngo yatanze uburyo bwo kuyegera. Nagiye kubona mbona abamarayika 7, mbona bari mu bikingi 7, ariko nabonaga bafite inkoni, ariko bafite, nabonaga ari nk'inyenyeri, inyenyeri mu ntoki zabo. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo Imana yabwiye abantu yahamagaye abantu kugira ngo bayegere, ibashyireho ikimenyetso. Banga kuyumva, abandi bakomeza kuba mu byabo. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo harageze kugira ngo Imana ibaze umuntu ibyo yakoze. Ijwi rirarangurura riravuga ngo Uwiteka aje guhemba no guhana. Imana irambwira ngo ngende bitangaze. Mbwira Imana ngo ndabitangaza nde? Imana imba ijambo riri muri Yesaya 24 ku murongo w'imbere, niryo tugiye gusoma, rikuye mu butumwa Imana yampaye. Ndagira ngo turisome. Bafite Bibiliya, iki ntabwo ari igihe cyo kujya mu byaha bene data. Iki si igihe cyo kujya mu bibi, si igihe cyo kwijandika mu bidafite umumaro, si igihe cyo kujya mu busambanyi iki gihe turimo, ahubwo ni igihe cyo kwegera Imana kugira ngo idushireho ikimenyetso. Si igihe cyo kugambanira bagenzi bawe. Iki ntabwo ari igihe cyo gukora ibyo wiboneye, ahubwo ni igihe cyo kwegera Imana, Kristo akagushyiraho ikimenyetso. Iki ntabwo ari igihe cyo guca imanza nshuti yanjye, ahubwo ni igihe cyo kwegera Kristo akakuhagira, akakoza, ugahinduka mushya. Tuvuga bino mukagira ngo nibyo turi abasazi, ariko twasaze ibisazi bitagatifu, twasaze ibisazi byiza byo muri Kristo Yesu. Nuramuka ingize amahirwe wasara nk'uko nasaze, ugasara uvuga Kristo neza, utamuvuga nabi, ari ku munsi ukomeye nawe wazarindwa. Uku kwezi kwa 12 kuri kurangira twinjira mu mwaka, ariko abazawinjiramo ni bakeya. Impanuka zigiye kubaho nyinshi, bandi umuva mu rugo mutejejwe, amagare ari menshi, ni menshi, ari ku muryango kandi ategereje abagenzi. Ariko bamaso mwene data, urinde izo kwizera. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Hari abantu bambwira ngo nsigaye mvuga gakeya, nicyo kirere, none mvuge cyane gute? Kandi abantu mutari kumva kibihe bikomeye bibayeho. Sinzanezezwa nuko muhura n'ibibazo, ahubwo nzanezezwa nuko muca bugufi, imbabazi z'Imana zikamanuka zikagera kuri buri wese. Nicyo cyatuma nezerwa, kavuga numva nange mfite ibyishimo. Ariko Kristo cyakeneye nuko uhindukira, ugahindura imigenzereze yawe mibi, ukegera Imana igakora izimbaraga mu ruhande rwawe. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana
ndagira ngo tuganire amagambo meza y'Imana. Ni mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho ni 24 ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo dore Uwiteka arahindura isi umwirari, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduka umwirari rwose. Uwiteka ari we kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Amen. Dore Uwiteka arahindura isi umwirari. Ibigiye kuba kuworoheje, bigiye kuba no kukomeye, ibigiye kuba ku munyembaraga, bigiye kuba no ku munyantege nke, ibigiye kuba kufite amafaranga, bigiye kuba no ku mukene. Ugiye gusimbuka bino bintu ni umuntu wemeye komatana na Kristo, akarinda izo Kristo yashyize muri we, akarinda izo kwizera, agakomerera muri Kristo atanyeganyega. Uyu niwe uzaba amahoro masa, niwe uzakomera, niwe uzabona umutaka. Abandi bavuga barishuka ngo bafite imitaka, ariko yaratobaguritse, ntabwo igaragara, ntayiboneka. Kristo arakeneye ko buri wese yezwa ndetse agakiranuka, akabana nawe, yera imbuto zikwiye abihannye. Yesu yabwiye intumwa ngo nuko ngo mwere imbuto zikwiye abihannye. Akeneye ko wera imbuto mwene data zikwiye abihannye. Akeneye kuhindukira ukemera guhindurwa n'imiburo iyi. Reka kwishuka, reka gushukwa n'ibyo utunze, reka gushukwa n'igihugu utuyemo, ahubwo menya ngo hari izo nishe mu by'Imana inkeneyeho. Hari uburyo natandukiriye ndakosa, kubera ko amazi ntabwo ari yayandi. Impfu zigiye kuba hari nyinshi, ariko igiteye agahinda si uko impfu zigiye kubaho, nuko ahubwo abarimbuka kandi bitwa ngo bamenye Imana bagiye kubaho benshi. Ariko icyo Kristo akeneye ko umuntu wese yigenzura agacunga izamu rye. Nicyo Kristo akeneye kuri buri wese. Ariko agiye guhindura isi ndetse n'imidugudu yayo umwirari. Aje kurimburaho ikizira cy'abanyabizira, aje kurimburaho ubwibone bw'abibone, aje kugira ibintu ahindura. Uragenda uko wishakiye, uravuga uko wishakiye, urakora ibyo wishakiye, ntabwo uri kwita ku iherezo ryawe. Ariko igihe kiraje, tando benefo, kandi kirasohoye. Warabwiwe kenshi wanga kumva, ariko igihe kiraje kandi kirasohoye. Ndi Daniel ndi kubikubwira, ariko se nutumva igihe kibi kigusohoye umwene data. Ndi gusoza, ngiye gusenga, ariko igihe kibi kigusohoyeho. Urasabwa iki? Urasabwa kugira ngo wiyarure uve muri ibyo ngibyo, kugira ngo wakire igitangaza, kugira ngo wakire isezerano. Urasabwa kubanza kwiyarura, ukagira ibintu usiga. Jambo ryaravuze ngo musige ibyino mu isi bitazahoraho, mwiyegurire Kristo umwami w'ijuru. Mu gihe utaramenya gusiga, ntabwo uzakira. Gira ibintu usiga. Ni wasiga
uzakira. Siga ibyaha wakira umugisha w'Imana. Siga ibizira wakira uburinzi butangwa na Kristo. Kristo agushyiriyeho ikimenyetso mwene data. Ndashoje. Imana ibaha umugisha, reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ni ukuri urakoze Mana. Ukomeye muri Afurika agiye gupfa, ariko ikibabaje ni uko agiye kuzisasira benshi. Igihugu cyose urimo, buri wese asengera igihugu atuyemo. Si ngombwa kuvuga ari uwo ari we, ariko buri wese asengera igihugu atuyemo. Buri wese, waba uri i Burayi, waba uri muri Afurika, usengera igihugu utuyemo, kandi uyu ukomeye azisasira benshi. Azisasira benshi. Mana, ndagushimiye kubw'umugambi wawe, ndagushimiye kubw'abana bawe, ngo ugenderere umuntu wese, buri wese umukoreho, mpande zitandukanye zigize iyi si, buri wese abona ikiganza cyawe, wemera kumvira umukiza ibyaha, kandi umukize kurimbuka, umuhindure mushya, umushireho ikimenyetso, kubera ko igihe kiraje kandi kirasohoye. Uri kugaragaze gukomera, ubutsinzi bwawe aba ari bwo bugaragara. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, amen. Imana ibaha umugisha. Wifuza kutuvugisha, ukeneye kwatura ukihana, waduhamagara, watwandikira kuri 0788 72 91 46. Ubutumwa bwiza, ubuhanuzi kuri Profete Daniel n'ubuhamya. Nakagaruka. Ciao ciao, amen.